nshuro ya 15 ubwo Kaminuza Nkuru Gatolika ya Kabgayi yatangaga impamyabumenyi ku banyeshuri 112 barangije amasomo yabo mu byiciro bigiye bitandukanye. Ni ibirori kandi byitabiriwe n'abayobozi bagiye batandukanye, abarezi bigisha muri iseka ndetse n'abandi banyeshuri bagiye batandukanye bari basoje amasomo yabo. Byanitabiriwe kandi na Musenyeri Baritazari Ntivuguruzwa, umushumba wa Diyoseze ya Kabgayi, akaba ndetse n'umuyobozi w'ikirenga wa iseka, wanaje gutanga ku mugaragaro impamyabumenyi kuri aba banyeshuri. Requirements of the Academic Senate of Institut Catholique de Kabgayi, I award you a diploma of education, respectively in geography and history, English and French, English and Kinyarwanda, English and Kiswahili. Nitwa Moses TV yegereye umwe mu basoje amasomo kuri no munsi, maze tugirana ikiganiro gikurikira. Nzibanisha Moses TV nongeye kubaha ikaze mwe mwese mukurikira ibiganiro byacu. Mbahaye ikaze ahangamura no ndi kumwe n'umwe mu basoje amasomo yabo hano mu ishuri rikuru rya Katolike rihereye i Kabgayi iseka nkuko ubizi. Ngiye kumuha ikaze rero atangira twibwira amazina ye kugira ngo tubashe kuganira tuziranye. Amakuru ni meza cyane. Bakwitande? Nitwa Manase. Manase, Imana ishimwe. Yego. Manase tugoye ikaze kuri Nitwa Moses TV. Murakoze cyane. Manase uri umwe mu basoje amasomo yabo hano mu ishuri rikuru rya Katolika riherereye i Kabgayi iseka. Manase wasoje mu kaye gashami? Nasoje mu ishami rya education. Education ubwo muhe option ya geography na histoire. Ubwo ngubwo no kwigisha amateka n'ubumenyi bw'isi. N'ubumenyi bw'isi muri secondaire. Muri secondaire. Okay, tugwaye ikaze rero hano kuri Moses TV. Ni by'agaciro ko haba murakoze. Okay. Hano ndagira ngo ngire nkubaza ibibazo bigiye bitandukanye nk'umuntu wasoje amasomo. Reka dutangire n'urugendo rwa rumeze rute kuva watangira umwaka wawe wa mbere muri no shuri? Gutangira biragora cyane iyo umuntu abitekereza, ariko icyambere no kwiyemeza. Urugendo rutahari rworoshye, mu mvura nyinshi, izuba ryinshi, ariko byanze bikunze kubera kwihangana no gukomeza, umuntu akihangana nyine agashyiramo imbaraga, birangira bibaye umuntu akabona iyo diplome. Yego. Manase nkuko bitubwiye ntabwo biba byoroshye kuva watangira. Mwabashe kwiga igihe kingana gute uhereye igihe watangire? Ni imyaka ingahe? Ubundi twiga imyaka 3. Twiga imyaka 3. Umwaka wa mbere ukarangira, ugafata wa kabiri, ukiga n'uwa gatatu, hanyuma ugakora amastage menshi. Uyu ni uwa gatatu urangiye rero. Yego. Manase, muri urugendo rwawe rw'amasomo yawe hano muri Institut Catholique de Kabgayi, ni izihe mbogamizi waba warahuye nazo kuva watangira kugeza kuri no munsi wa graduatinze Manase? Imbogamizi za mbere rimwe na rimwe no kubura minerval. Hari ukuntu ubura minerval ukiheba, hari ukuntu ubona nyine amasomo akomeye cyane, bikaba bigusaba umwanya uhagije, kurara amajoro, kurara amanywa, ariko kubera intego umuntu aba yarihaye birangira bigezeho. Okay, Manase ni hehe twavuga wakuraga imbaraga he mu gihe ubona byanze ukavuga uti ibintu birakomeye, amafaranga akomeje kubura, amodiri nayo yarakomeye? Ni hehe ukura imbaraga? Ni wakuraga imbaraga za gusapotingaga kugeza ubashije gusoza amasomo yawe uno munsi? Cyambere kwizera Imana, no kuyubaha no kuyikunda no gusenga, aho niho hambere umuntu akura imbaraga. Hakabiri umuntu akura imbaraga ku muryango, abagushyigikiye bakagenda bagukomeza bakakubwira bati wicika intege, wirambirwa, bizakunda. Ku nshuti, ku bavandimwe, rwose umuntu akabona ko abantu bamushyigikiye, kandi byanze bikunze iyo udacitse intege nizo support ugenda ubona ku ruhande, abantu bakubwira bati komera, abantu bakubwira bati wisubira inyuma, hanyuma icyo cyizere nacyo gituma umuntu agira imbaraga zo gukomeza. Okay, Manase turagushimiye cyane. Dusoza ikiganiro gito tubashije kugirana, nubuye butumwa ushaka kugenera umunyeshuri usigaye ukiri hano muri Institut Catholique de Kabgayi, cyangwa se umunyeshuri wese wiga mu ishuri muri kaminuza yari yose? Nubuye butumwa ushaka kumugenera, ushaka kumusapotinga bukamuherekeza mu rugendo rwe rw'amasomo akirimo? Icyambere nuko nta gucika intege. Cya kabiri, muri ubu buzima byose birashoboka. Urebye kuba guca intege, urebye ku mbaraga nkeya ibintu biba bifite, ariko iyo udacitse intege. Ikindi kandi kwizera Imana nicyo cyambere. Iyo wizeye Imana ugasenga ugashyiramo imbaraga, kandi nawe ibintu ukabiha umwanya, birangira bibaye. Inama nabagira rero, bashyiremo imbaraga, birashoboka,
bashyiremo imbaraga, natwe byari bigoye ariko byarangiye bikunze. Ubwo rero bashyiremo imbaraga, nta kitazashoboka, bizakunda. Okay, Manase, ino diploma ubonye uno munsi urayiturane, nabahe bantu ushaka kuyitura, iyo baba aba inshuti zawe ndetse n'abandi bavandimwe bawe abagize umuryango wawe muri rusange? Mbere na mbere ndayitura inshuti zanjye, nyuma ndayitura ababyeyi, birumvikana baba barakoze umurimo ukomeye no kugusengera n'iki. Ikindi ndayitura abavandimwe, nabo ntako batagize, bagiye banshyigikira. Ndayitura abantu dukorana, rwose nabo baramfashije, baranshyigikiye, n'abanyarwanda muri rusange, kuko iki gihugu ntago wakiga udafite umutekano. Amen. Byagenze neza, nibo nyitura. Okay, turagushimiye cyane kuba ubashije kuganira na Ndishamozi TV. Merci beaucoup, nanjye ndishimiye kuba hano, kandi ubwo ikiganiro rwose ni byiza kukibamo, kandi byagenze neza. Murakoze. Okay, reka tukwifurize amahirwe masa no mu bundi buzima ugiyemo, akazi ndetse no mu masomo yandi. Ndakeka bitagiye kurangira ngaha Manase. Tugiye gukomeza, nta gucika intege, kandi turabashimira amahirwe. Sawa, urakoze cyane, Imana ikurinde. Yego, nawe Imana ikurinde. Asante sana. Murakoze.